ese waba udasobanukiwe neza ibijyanye na banki? Waba uzi ibyiza byo gukorana na banki? Ni izihe ngaruka mbi zo kudakorana na banki? Ese ni gute wakwiteza imbere mu gihe ukorana na banki? Ese abantu bose bateye imbere ni uko bakorana na banki? Ibi bibazo byose n'ibindi mwibaza mudafitiye ubusobanuro, ndaje ngo tubiganireho. Njyewe mugiye kubana nitwa Jean Marie Vianney, nguhaye ikaze kuri Bivia Empire. Ndashimira abantu bose mumaze gukora subscribe kuko tumaze kurenga abantu 600. Ni iby'agaciro gakomeye. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Nawe utarayikora ukaba ushaka ko ibiganiro byacu bizajya bikugeraho, nakubwira ngo yikore. Uyu ni wo mwanya wo kuyikora. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turareba ibijyanye na banki. Abantu benshi ntabwo basobanukiwe ibijyanye na banki, uko ikora, banki ni iki, ndetse abantu benshi babura amakuru yo ku buryo bakorana na banki, ugasanga bari aho ngaho badakorana na banki kubera rimwe na rimwe kubura amakuru cyangwa se kuba bafite amakuru atariyo. Ashobora kuba ari meza cyangwa se ari amakuru atuzuye. Mu biganiro byacu rero tugiye kuzajya tugirana kuri iyi channel ya Bivia Empire, muzasobanukirwa byinshi byerekeranye na banki. Ibibazo byose mwibaza, waba usanzwe ukorana na banki cyangwa se waba udasanzwe ukorana nayo, uzasobanukirwa byinshi kurushaho. Mbere ya byose ugomba kubanza ukamenya banki ni iki. Banki ni iki? Umuntu wese ushaka gukorana na banki d'abord nuko abanza kumenya banki ni iki. Banki ni ikigo cy'imari cyakira, kikabika, kigatanga amafaranga, kikanafasha abantu mu bikorwa by'ishoramari mu mishinga itandukanye. Imishinga ishobora kuba iciriritse cyangwa idaciriritse. Ubwo nibwo busobanuro bwa banki. Ni ikigo cy'imari cyakira, kikabika, kikanatanga amafaranga, ndetse kigafasha abantu gushora imari mu mishinga itandukanye. Nizere ko umuntu utaruzi icyo banki isobanura amenye ubusobanuro bwayo. Wakwibaza uti se ni izihe serivisi banki itanga? Banki iyo ari yo yose itanga serivisi z'imari zitandukanye, harimo nko gutanga inguzanyo ku bakiriya bayo, kubitsa no kubikuza amafaranga, kwishyurana ndetse n'izindi serivisi zitandukanye. Murabizi iyo uri umukiriya wa banki uba ushobora kubona inguzanyo, washyira muri bizinesi cyangwa se watangiza bizinesi, cyangwa se wakoresha n'ibindi bintu nko kubaka, kugura ikibanza, kugura moto, kugura imodoka n'ibindi bitandukanye. Ndetse banki ikaba yanagufasha kubika amafaranga yawe mu mutekano usesuye, ndetse no kuba wayabikuza mu gihe cyose uyakenereye. Banki kandi igufasha no kuba washobora kwishyura ibicuruzwa se mugenzi wawe, n'aba muri mu gihugu kimwe cyangwa se ari imahanga,
cyangwa se mutegeranye ari kure, banki ibigufashamo kuba washobora kumwishyura cyangwa kwishyura serivisi zitandukanye. Banki rero ifite inshingano nyinshi zitandukanye. Iya mbere harimo nko kubitsa no kurinda amafaranga y'abakiriya mu mutekano. Banki niyo yonyine ishobora kubikira umuntu uwo ari we wese amafaranga ye mu mutekano, yaba ari kampani, yaba ari bizinesi, cyangwa se cyaba ari ikigo gikomeye. Banki yonyine niyo ishobora kugufasha kubika amafaranga mu mutekano. Nta muntu n'umwe wabitsa amafaranga muri banki ngo azayabure, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu umuntu wese ukurikiye iki kiganiro akaba asanzwe adakorana na banki, ndamushishikariza kuba yakorana na banki, kandi nzamusobanurira impamvu nyinshi cyane zituma agomba gukorana na banki. Banki rero itanga inguzanyo kugira ngo bifashe abantu gushora imari, kwagura bizinesi, gutangira bizinesi se, kwihangira imirimo n'ibindi. Umuntu iyo ari umukiriya wa banki aba yemerewe gusaba inguzanyo, akaba yatangira bizinesi, akaba yakwagura bizinesi ye, cyangwa se akaba yakora nk'ibindi, kubaka, kugura ikibanza, kugura ikinyabiziga, gukora ubukwe, kwishyura amashuri y'abana, kwishyura mituweli no gukemura ibindi bibazo bitandukanye. Banki ifite kandi inshingano zo kunoza uburyo bwo kwishyurana, haba hagati y'abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo. Umuntu wese ukorana na banki aba ashobora gukora transfer, akoherereza umuntu amafaranga, ushobora gukoresha telefone, ushobora gukoresha internet banking, ushobora gukoresha kode baba baraguhaye, cyangwa se ushobora no kugera kuri banki ukaba wakora transfer y'amafaranga uyakura kuri konti yawe uyoherereza undi muntu nawe kuri konti ye, yaba aba muri iyo banki cyangwa se aba no mu yindi banki. Murumva ko banki rero ifite ibyiza byinshi. Banki kandi ifasha abantu mu bucuruzi mpuzamahanga binyuze mu kubahindurira cyangwa se mu guhinduranya amadovize. Ushobora kuba ushaka kurangura ibintu mu Bushinwa kandi uri bukenera amadolari cyangwa se n'ahandi hantu, banki ikagufasha guhindura amafaranga ufite ayo ari yo yose muri karensi wifuza cyangwa se mu madolari. Icyo gihe bigatuma utumizaho ibicuruzwa byawe cyangwa se wishyura n'undi muntu cyangwa ikigo mu bishyurwa mu madolari. Kandi ushobora no kuba ushaka amanyarwanda ufite amadolari ukajya kuri banki. Iyo ukorana na banki nta kintu na kimwe wabura ku bijyanye no guhinduranya amafaranga mu madovize cyangwa se muri karensi iyo ari yo yose ushakamo. Banki kandi ishishikariza abantu kwizigamira kugira ngo ubukungu bw'igihugu buzamuke ndetse n'imibereho myiza y'abantu izamuke. Kuko iyo wizigamiye amafaranga ntuyapfushe ubusa, ejo uyakoresha ikintu wateganyije. Ngira ngo akenshi muzarebe umuntu iyo akunda kugendana amafaranga mu mufuka, usanga ayo mafaranga ayakoresheje ibintu atateganyije. Ugasanga uhuye n'umuntu murayakonsomye kandi utabiteganyije, uhuye na avoka uraguze, uhuye n'imyumbati uraguze kandi ntiwabiteguye, ntibyari biri muri bije kubera ko ayo mafaranga uyafite mu mufuka.
ni nk'amafaranga ufite kuri simukadi, ariya mafaranga ufite mu mufuka ndetse n'ariya mafaranga uba ubitse kuri simukadi nta mutekano mu by'ukuri aba afite. Niyo mpamvu banki ifite inshingano zo gushishikariza abantu kwizigama kandi ikababikira mu mutekano. Banki niyo yonyine wabikamo amafaranga yawe ukayabona uko wakayashyizemo cyangwa se ukayabona hiyongereyeho inyungu. Ngira ngo hari ibintu bisigaye byarateye ugasanga umuntu ari kukubeshya ngo shora amafaranga ngo muri ibi bintu by'ikoranabuhanga ngo urabona inyungu y'ibihumbi 5 ngo urajya ubona ibihumbi 15 mu cyumweru cyangwa se ku munsi. Can you imagine? Ibyo bintu ntago bishoboka. Ngira ngo mujya mubona ko niyo mpamvu yo byamenyekanye leta ikabimenya cyangwa se beneri kuko ari ishinzwe gukontorora ibintu byose bijyanye n'imari, ihita bifunga abantu bose bagashya. Ngira ngo mwagiye mubibona bimwe bita bya STT, ibyitwa Dira Equipment n'izindi application abajura bagiye bazana, abantu bagashoramwo amafaranga yabo agashya bakayabura bagahomba, abandi bagateza imitungo yabo. Nyamara yabaga amafaranga yawe wakayabitse muri banki, niba udafite icyo kuyakoresha banki yakagombye kuguha inyungu ndetse wazakenera n'inguzanyo ukayibona, ariko utizeye amafaranga wohereje mu kirere ku muntu utazi ngo azajya aguha inyungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, inyungu y'umurengera. Abantu benshi bakunda ibintu byo gushaka gukira vuba mu buryo budasobanutse, ari nayo mpamvu bamwe bababeshya bakaba bashora amafaranga yabo mu kirere ngo bashaka gukira vuba vuba cyangwa se bashaka inyungu y'umurengera. Banki rero zashyiriweho kugira ngo zifashe abantu kwizigamira, zifasha abantu kubona inguzanyo, zifasha abantu kwagura bizinesi zabo, zifasha urubyiruko n'abagore kwiteza imbere no kwihangira imirimo ndetse no gutanga akazi. Banki kandi ifasha leta mu buryo bwa cashless. Ngira ngo muri iyi minsi leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwa cashless, ntabwo ishaka ko umuntu agendana amafaranga. Actually nta nubwo ushobora kubona umuntu ari kugendana amafaranga miliyoni 2, 5, 3 se ku mufuka cyangwa 500,000 kuko ayo mafaranga ntaba afite umutekano. Ariko iyo ukorana na banki, ayo mafaranga ushobora kuyohereza mugenzi wawe, ushobora kuyohereza wishyura cyangwa se urangura cyangwa se ugura ikintu icyo ari cyo cyose. Ushobora gukoresha mobile banking ku bijyanye na push and pull cyangwa se kubitsa no kubikuza ukoresheje telefone. Ushobora gukoresha ikarita ya ATM, ushobora gukoresha internet banking cyangwa se agency banking, ndetse banki ishobora no gufasha umukiriya kubona inguzanyo akoresheje telefone. Muri iki gihe aho ikoranabuhanga ryatereye imbere, kujya kubitsa kuri banki, gutonda umurongo biri kugenda bigabanuka, kubera yuko ushobora gukorana na banki, wakenera kubitsa amafaranga yawe ukaba wakoresha telefone ukayasunika, aribwo buryo bita push, amafaranga akava kuri telefone yawe akajya kuri banki. Cyangwa se wayakenera ukayakurura kuri banki ukayashyira kuri telefone yawe, aribwo buryo bita pull. Hanyuma hari na banki uba ushobora kwiguriza amafaranga runaka ukoresheje telefone yawe utiriwe uva mu rugo, kandi ku nyungu ntoya, biterwa n'iyo banki iyo ariyo ndetse n'uburyo ukoresha konti yawe. Banki kandi zitanga ubujyanama. Banki zitanga ubujyanama ku bakiriya bazo cyangwa se ku muntu wese ukeneye serivisi
cyangwa ukeneye gusobanukirwa ibijyanye na banki, banki mu nshingano ifite itanga ubujyanama. Niba ukora bizinesi, niba ushaka gukora bizinesi, niba ushaka kwihangira imirimo, nagushishikariza ko wakorana na banki, kuko banki nibwo buryo bwonyine bwizewe wabikamo amafaranga yawe, cyangwa se ahantu wanakura amafaranga yo kugufasha mu byo ukeneye gukemuza amafaranga. Abantu benshi rero babona amabanki atandukanye, ariko akenshi ntibazi ubwoko bwayo. Ibi nabyo muraje mubimenye, kuko abantu bajya babyibazaho cyane, se kuki banki yitwa gutya, ese ko yitwa gutya, ese ikora gute? Ibyo byose ndi hano kugira ngo njye mbibagezaho. Ikibazo cyose wagira kijyanye na banki uzajya umbaza, unyandikire muri komenti, nzagusobanurira ikintu cyose udasobanukiwe kijyanye na banki. Wowe unkurikiye ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro bindi nzajya nshyiraho uzajye ubibona ku gihe. Hanyuma nukunda kandi iki kiganiro ukore like, wibuke no kuza kugisangiza abandi. Ese mu Rwanda twaba dufite izihe banki, cyangwa se banki zirimo amoko angahe nk'izo dufite mu Rwanda? Icyo kibazo abantu benshi ndabizi ko bajya bakibaza. Mu Rwanda dufite banki nkuru y'igihugu, ariyo yitwa BNR. Abantu benshi babona BNR cyangwa bakumva BNR cyangwa bakabona n'amafaranga yanditseho BNR, ariko hari n'abatazi ko ariyo banki nkuru y'igihugu. Ni banki y'igihugu ishinzwe kugenzura izindi banki, gushyiraho amabwiriza banki zikurikiza, ndetse banki yose ishaka gufungura imiryango yayo mu Rwanda igomba kubanza guhabwa uburenganzira na banki nkuru y'igihugu. Banki nkuru y'igihugu rero yihaye banki runaka uburenganzira, birumvikana ko igomba no kujya iyikontorora. Banki nkuru niyo ikontorora izindi banki zose, ikareba ko zikurikiza amategeko, ikareba ko zitanga serivisi neza ku bakiriya bazo, ikareba ko icyo banki yasabiye uruhushya ari nacyo ikora. Ibi byose biba mu nshingano za banki nkuru y'igihugu. Gisanze banki ituzuza amategeko n'amabwiriza agenga ibigo by'imari, BNR niyo yonyine ishobora gufunga iyo banki. Mu Rwanda rero tukagira na banki z'ubucuruzi cyangwa se commercial banks, harimo nka BK, Cogebanque, Equity. Zino banki nini zose buriya ni banki z'ubucuruzi cyangwa se commercial banks. Hanyuma mu Rwanda tunagira banki y'iterambere ariyo BRD. BRD, Banque Rwandaise de Développement, ni banki y'iterambere. Mu Rwanda rero tugira kandi banki z'imari iciriritse, harimo nka za microfinance banks. Ndabizi abantu benshi ntibazi gutandukanya microfinance na banki. Banki z'ubucuruzi nizo commercial banks, naho microfinance ni ibigo by'imari iciriritse.
Yumvi ibigo by'imari iciriritse birumvikana ko ntabwo binganya ubushobozi na banki komerisiyale cyangwa se commercial banks. Muri microfinance banks dufite banki nyinshi zitandukanye, harimo za Jari, SCPRS, hari za Dutera Imbere, hari Urwego, hari ASA. Dufitemo microfinance nyinshi zitandukanye. Hanyuma muri zo microfinance kandi tugiramo na SACCOS. SACCOS nazo ziratandukanye kuko habaho umurenge SACCO, habaho n'izindi SACCO zitari umurenge nka SACCO z'ibyayi, SACCO z'aborozi b'inka, hari umwarimu SACCO, hakaza ndetse n'umuganga SACCO. SACCOS zose nazo zibarirwa mu bigo by'imari iciriritse, ariko ku bijyanye na SACCO muri rusange tuzakora ikindi kiganiro cyayo kirambuye. Niyo mpamvu nshishikariza buri muntu wese ukurikiye BVN Empire ko kitazamucika. Ese ndamutse nshaka gukorana na banki nakora iki? Gukorana na banki rero, icyo wakora icya mbere aba ari ugufunguzamo konti. Konti zibamo amoko atandukanye. Hari konti yo kubitsa no kubikuza. Iyi ni konti umukiriya afunguza akaba yabitsaho inshuro izo arizo zose ashaka ku munsi, cyangwa se akaba yanabikuza inshuro zose ashaka ku munsi. Iyi niyo konti yo kubitsa no kubikuza cyangwa se yitwa current account. Ishobora no kwitwa demand account. Hanyuma kandi hari na konti zo kwizigama arizo saving account. Izo konti iyo uyifunguje ushobora kubitsaho amafaranga yawe akaba yakunguka, bitandukanye nuko wayabika mu rugo ku mufuka se cyangwa kuri simukadi. Murabizi amafaranga ari kuri simukadi nk'iyo bakwibye telefone diregite abajura bahita bayabikuza. Hano mbonereho no kubwira abantu bakunda kubika fotokopi z'irangamuntu zabo mu matelefone ya smart, ntago ari byiza, kubera yuko niyo bakwibye telefone cyangwa se bakayikwiba, ikintu cya mbere umujura akora ni ukujya muri telefone yawe akareba yuko ufitemo fotokopi y'irangamuntu mu mafoto yawe. Iyo ayibonye, iyo rangamuntu imufasha kwihindurira umubare w'ibanga wawe wa mobile money, akaba yabikuza amafaranga yose ufite kuri telefone. Ibintu rero byo kubika irangamuntu muri telefone, nimero fotokopi y'irangamuntu muri telefone ntabwo ari byiza, ndetse no kugumisha amafaranga kuri telefone biba bifite risk. Kuko icya mbere harimo kwibwa cyangwa kuyakoresha ibyo utateganyije. Mu gihe amafaranga yari kuri banki, burya ntabwo upfa kuyakurura uko wiboneye ku kintu utateganyije. So rero iyo ufunguje konti muri banki yo kwizigamira ukayabitsaho, ayo mafaranga aba yaguha inyungu mu gihe runaka kandi akaba acungiwe umutekano. Hari n'ukuntu uguza umuntu amafaranga ukayamuha ugira ngo azayaguhe ejo, igihe cyagera akayakwima kandi wari umwizeye. Ushobora kuyakwima ayafite cyangwa atayafite bitewe n'impamvu, ariko icyo gihe niba nawe wari uyakeneye ntabwo uba ukiyabonye. Byumvikane ko rero uburyo bwiza bwo kwizigamira ni ukugana banki. Indi konti ushobora gufunguza muri banki ni konti yo kuzigama by'igihe kirekire.
abantu bose cyangwa benshi barayizi, bakunda kuyita ngo ni konte bloke, cyangwa se mu ndimi z'amahanga term deposit account, hari n'abayita fixed deposit account. Ni konte ubitsaho amafaranga ukaba wayabikuza ari uko igihe wasezeranye na banki kigeze. Icyo gihe ayo mafaranga muba mwarumvikanye inyungu bazaguha, ariko kandi ushobora no guhura n'ikibazo kiruta izo nyungu banki yari kuzaguha, ukagenda ukegera banki hanyuma ukayabwira ko wahuye n'ikibazo kandi nta yandi mafaranga ufite. Icyo gihe bakubarira inyungu z'amezi warugejejemo, birumvikana iz'amezi yari asigaye ntazo baguha. Hanyuma ariko kandi bitewe n'uko uba wishe amasezerano, nawe hari utunyungu dukeya ugomba kubaha kubera ko utubahirije amasezerano. Ubwo nibwo bwoko butatu bwa konte bw'ingenzi ukwiye kumenya. Hari konti yo kubitsa bisanzwe no kubikuza, hari konti yo kwizigama by'igihe gito, ndetse na konti yo kwizigama by'igihe kirekire. Konti yo kwizigama by'igihe gito itanga inyungu, iyo wayibikijeho banki iguha inyungu. Konti yo kwizigama by'igihe kirekire nabyo itanga inyungu. Konti idatanga inyungu ni konti yo kubitsa no kubikuza bya buri munsi cyangwa se bya buri kanya. Nizere ko niba ukurikiye iki kiganiro ukaba hari ibintu wajyaga wibaza bijyanye na banki, uraza gusoza bimwe ubisobanukiwe, ndetse nzaguma mbagezeho n'ibindi biganiro bitandukanye bijyanye na banki. Nugira ikibazo kijyanye na banki unyandikire muri komenti umbaze ndagusubiza. Hanyuma kandi nukunda iki kiganiro ukande like, ubaye utaranakora subscribe wibuke gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro nzajya nshyiraho bizajye bibafasha. Uribaza uti ese nakora iki kugira ngo ntangire gukorana na banki? Icya mbere nakikubwiye ni uko wafunguza konti. Gufunguza konti rero nta kindi bisaba uretse agafoto n'irangamuntu ndetse n'amafaranga yo gufunguza konti. Irangamuntu cyangwa pasiporo nibyo bya mbere, kuko hari na banki ujya gufunguzamo konti ikaba itagutuma ifoto kuko ihita ikwifotorera. Hari n'indi igusaba kuzana agafoto ndetse n'amafaranga yo gufunguza konti. Akenshi ayo mafaranga yo gufunguza konti rero ntabwo ari expense cyangwa cost, ubundi ari amafaranga yo gufunguza konti banki ihita iyabika kuri konti yawe kugira ngo itangire ikore. Niyo mpamvu bagusaba kuba wazanye amafaranga runaka yo gufunguza konti. Ese nujya gukorana na banki uzafunguza iyihe konti? Nakubwiye ubwoko bwa konti, niba utabyumvishe neza usubize inyuma wumve. Uzahitamo konti ufunguza bitewe n'icyo ushaka gukoresha cyangwa se n'icyo ushaka kuyikoresha. Hanyuma ushobora kwibaza ngo se ko hariho banki nyinshi nafunguza akawunti mu yihe banki? Icyo kibazo singisubiriza hano, uze kunyandikira muri komenti nkubwire banki uza gufunguzamo konti cyangwa se wakorana nayo. Hari umuntu wambajije ngo ese banki itandukaniye he na sako? Hanyuma arongera arambaza ngo umuntu ukorana na sako atandukaniye he n'ukorana n'izindi banki? Iki ni ikibazo cyiza cyane, narakimusubije
kandi nzakigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha, ntuzacikanwe nacyo. Nzakubwira sako aho itandukaniye n'izindi banki, aho umukiriya wa banki atandukaniye n'umukiriya wa sako, hanyuma nkubwire na sako mu by'ukuri ni iki. Undi muntu nawe yarambajije ngo se banki hari amakuru ishobora guhisha umukiriya wayo? None se bibaye ari byo ni ukubera iki? Uyu muntu nawe naramusubije, kandi iki kibazo namwe nzakibasubiza, nibaza ko hari n'undi waba ugifite. Mu kiganiro cy'ubutaha iki kibazo nzagisubiza. Aka kanya rero uramutse ukora bizinesi ariko udakorana na banki, ndaguhamiriza ukuri yuko urwego uriho cyangwa se revo uriho ukoresha amafaranga yawe udakorana na banki, iyo yabaga wakoranaga na banki wakagombye kuba uri ku yindi revo, wakagombye kuba uri ku rundi rwego. Nawe ushaka gutangira gukorana na banki cyangwa kwagura ubucuruzi bwawe, kwagura bizinesi yawe cyangwa gutangira bizinesi, ndagushishikariza gukorana na banki. Nukurikira ibiganiro byanjye byose ngiye kujya nyuza kuri BVN Empire, uzamenya ibyiza byo gukorana na banki, uzamenya ibyiza byo kwikorera udakomeje gukorera abandi kandi wisunze banki. Uri umumotari, uri umushoferi, ufite perime yawe, umaze imyaka myinshi utwara ibinyabiziga bitari ibyawe, nyamara hari banki yagufasha kwikorera, kwigurira iyawe modoka, kwigurira iyawe moto, kwigurira ikibanza se, kwiyubakira ukava mu bukode, mbese ni byinshi cyane. Hari n'umuntu kuri ubu udafite icyo akora cyangwa se yabuze icyo yakora na kimwe kubera nta mafaranga afite, nyamara hari uburyo wakorana na banki ukabona amafaranga. Ibi bibazo rero mu kiganiro cy'ubutaha byose nzabibasubiza, ntuzacikanwe nabyo. Ababanye nanjye muri iki kiganiro ndabashimiye. Niba wakunze iki kiganiro ukore like, ukore share ku nshuti zawe kugira ngo nabo bamenye aya makuru. Hanyuma ubaye utari wakora subscribe, nakubwira ngo ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro byacu biri imbere. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza aho muherereye mwese, ndabakunda. Bye bye.